Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iki ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, atatuje kosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho ko n'imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tubatuje kosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ugira ahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka tugufatire kode aho waba hose mu gihugu. Ukeneye kwiga turakwigisha, uduha amasaha ubona uboneka ku munsi akunogiye tukakwigisha mu buryo bwa online cyangwa se turi kumwe. Twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 tukwigisha ujya mu kizamini ukore rimwe uhita utsinda. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, umuhanda urombereje ibice byinshi ku birometero 50. B, intera nto ntarengwa ya metero 50 hagati y'ibinyabiziga. C, umuvuduko urenga ibirometero 50 mu saha. D, umuvuduko ntarengwa ugarukira ku birometero 50 mu saha. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, umuvuduko ntarengwa ugarukira ku birometero 50 mu saha. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza, nukibona uzongeza umuvuduko upfa kutarenza ibirometero 50 mu saha. Utwariye muri 49 nta kintu bazagutwara, ariko ukirenza 50 Sofia ibishobora guhita igufotora cyangwa se bakubona bakaba baguhana. Ndakeka ko rero waramusitamo D. Ndizera ko waramusikandika ku papuro. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Murabizi tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebe video nagukoreye amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda, urasoza kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwawo budatuma anyuranaho nta nkomyi ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru, ariko amaze kureba ibi bikurikira: ugeze ahantu usanze umuhanda urafunganye unyuranyeho wateza inkomyi. Ubu ushaka kunyura mu kayira k'impande k'abanyamaguru, ariko umaze kureba kimwe muri ibi. Umaze kureba iki? A, umuvuduko w'abanyamaguru, ese abanyamaguru bari kwirukanka cyangwa bari kugenda gahoro? B, ubugari bw'umuhanda, ese umuhanda wacu ni mugari cyangwa urafunganye? C, umubare w'abanyamaguru, ese hari abanyamaguru babiri cyangwa hari abanyamaguru 10? D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nta na rimwe biba byemewe ko uri umuyobozi w'ikinyabiziga utwarira ikinyabiziga cyawe mu nzira z'impande z'abanyamaguru. Icyo wareberaho cyose ntabwo biba byemewe. Ukeneye kode mbwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka ngufatire kode. Ukeneye kwiga turakwigisha turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tukwigisha ujye mu kizamini ukore rimwe uhita utsinda, tunagufatire kode nziza. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ku byerekeye kwerekana ibinyabiziga ni ukumurika kwabyo ndetse no kwerekana ihindura ry'ibyerekezo byabyo. Birabujijwe gukora andi matara cyangwa utugaruramuri uretse ibitegetswe, ariko ntibireba amatara akurikira. Ntibireba ayahe matara?
amatara ndanga, b amatara ari imbere mu modoka, c amatara ndangaburumbarare, d ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni b amatara ari imbere mu modoka. Birabujijwe gukora andi matara ngo uvuge ngo ino modoka yanjye ndi kubona ifite amatara amurika mu ntera ntifuza, reka njye gushyiraho andi. Biba bibujijwe, ariko ari amatara ari imbere mu modoka yo iri tegeko ntiribireba. Ushaka wajya urayahindura buri munsi. Uyu munsi ukayagira umuhondo, ejo umutuku, ejo umukara, bitewe n'ibara ushaka gushyiramo. Rero niyo mpamvu duhisemo b amatara ari imbere mu modoka. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tutatuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ikibazo cya kane kikabaza ngo iyo bwije kugeza bukeye, cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze nk'igihe cy'ibu cyangwa cy'imvura bitagishoboka kubona neza muri metero 200, udutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayoboye n'umwarimu, iyo bagenda mu muhanda ku isonga hakaba hari abantu barenze umwe, bagomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Bagomba kugaragazwa gute? Bitagishoboka kubona neza muri metero 200. Wenda se ni igihe cy'imvura hari ibihu byinshi, cyangwa se ni igihe cy'izuba hari umucucu mwinshi, cyangwa se ni nijoro. Hari ukuntu baba bagomba kugaragazwa. Bagaragazwa gute? Imbere ni itara ry'umuhondo ritwariwe ibumoso, b inyuma ni itara ryera ritwariwe ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. c a na b ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo a ikaba ari igisubizo cy'ukuri na b ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Aho ni kuri c, mu gihe kuri d bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni d, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Ni ukubera ko imbere bakoresha itara ryera. Hano bavuze ngo imbere ni itara ry'umuhondo, niyo mpamvu tutarahitamo a. Kuri b baravuga ngo inyuma ni itara ryera, kandi imbere nibwo bakoresha itara ryera, ahubwo inyuma bagakoresha itara ritukura. Rero hano uri kubona ko babicurikiranyije, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Utari wahisemo d, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo utuyira turi ku mpande z'umuhanda n'inkengero zigiye hejuru biharirwa abanyamaguru mu bihe bikurikira. Biba byaharirwa abanyamaguru mu bihe bihe? a iyo hari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso, b iyo badatatanye kandi bayobowe n'umwarimu, c iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso, d ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni c iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Ubundi ahantu hose abanyamaguru baba bemerewe kuhaca iyo hatari amategeko yihariye ababuza. Ushobora kuhasanga icyapa kivuga ngo ntihanyurwa n'abanyamaguru, aho hantu rero ntiwahaca uri umunyamaguru. Ariko ahandi iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso uba wemerewe kuba wahaca. Niyo mpamvu duhisemo c, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko nicyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande enye kuko uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande eshatu. Ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umutuku n'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? a isangano rifite ishusho ya t, b inzira idakomeza, c aho batelefonera, d nta gisubizo cy'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo.
ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Harizo cy'ukuri nta kindi ni B, inzira idakomeza. Kino cyapa urabona ko inzira yatangiye isa umweru igeze imbere basiribangishaho umutuku. Bajya banakibaza mu buryo bw'amagambo bakakubaza ngo ese icyapa kigaragaza ko inzira gitewe mu ntangira idakomeza kirangwa n'ibirango by'amabara asate. Uzahita uvuga ko ari umweru n'umutuku kubera ko hano urabona ko ibirango ni umweru n'umutuku. Niba kikubaza mu buryo bw'ishusho uzahita umenya ko ari inzira idakomeza. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Video irahari, ubonye utari kuyibona nyandikira kuri WhatsApp nyiguhe mu gihe kitarenze iminota 2, nimero yanjye mba nayibahaye. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Uba wazimya amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe ryari? Ayo umuhanda umurikiwe hose kandi umuyobozi ashobora kubona nibura mu ntera ingana na metero 200. B, iyo ikinyabiziga gikurikiye mu ntambwe zitagera kuri metero 100 keretse iyo umuyobozi wacyo ashaka kunyura ku cyakurikiye cana zimya vuba vuba amatara maremare. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Aho ni kuri C, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano weho urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Harizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Uba ushobora kuzimya amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe iyo umuhanda umurikiwe hose kandi umuyobozi ashobora kubona nibura mu ntera ingana na metero 200. Wareba muri metero 200 imbere yawe urumva haba hakiri ku manywa. Cyangwa se iyo ikinyabiziga gikurikiye mu ntambwe zitagera muri metero 100 keretse iyo umuyobozi wacyo ashaka kunyura ku cyakurikiye cana zimya vuba vuba amatara maremare. Mu gihe mubibona waba ugiye kunyura ku muyobozi w'ikinyabiziga kugera mucanira amatara maremare, rero uba ushobora kujya uyazimya uyazimya. Niyo mpamvu duhisemo C, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Utari wahisemo ndiza ko n'ikiyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo iyo akanyabiziga gasunikwa cyangwa ibyo gatwaye bidatuma umuyobozi abona neza imbere ye, uwo muyobozi agomba gukora ibi bikurikira. Aba agomba gukora iki? A, gushaka umuherekeza. B, gukurura ikinyabiziga cye. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Harizo cy'ukuri nta kindi ni B, gukurura ikinyabiziga cye mu gihe utwaye akanyabiziga gasunikwa. Muri make wenda wagiye guhahira muri supermarket, ushyizeho ibicuruzwa bituma utareba imbere neza. Iyo bavuze akanyabiziga wahere kujya uhita wumva ngo ni ikamyo, ngo ni imodoka. Hoya ashobora kuba ari na turatwo mu masupermarket, mu masoko. Karari iyo ushyizeho ibicuruzwa bigatuma utareba imbere neza, ujya imbere ukagakurura. Niyo mpamvu duhisemo B, gukurura ikinyabiziga cye. Niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Ndizera ko utari wabihisemo usobanukiwe n'ikiza mu kizamini wakora mu kanya uhita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo mu gihe telefoni yawe ihamagawe utwaye imodoka wakora iki? Baraguhamagaye kandi utwaye imodoka, uba ugomba kwitwara ute? A, kwitaba cyangwa guhagarara ako kanya. B, kutayitaba. C, gushyira imodoka iruhande ukayitaba. D, B na C ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo B, kutayitaba na C, gushyira imodoka iruhande ukayitaba ni ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Harizo cy'ukuri nta kindi ni C, gushyira imodoka iruhande ukayitaba. Ushyira imodoka iruhande ukayitaba, murabizi kuvugira kuri telefone utwaye ikinyabiziga ntibyemewe, biba byaguteza ibyago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu mugomba gushyira imodoka iruhande mukitaba, mwamara kwitaba mukabona gukomeza urugendo rwanyu. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ni iki wakora mbere yuko uhindura icyerekezo? Wariri kugenda wibagirwa nk'akantu ushaka gukata ugasubira inyuma.
uba ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga mbere y'uko uhindura icyerekezo? A. Gutanga ikimenyetso cy'ukuboko no gukoresha amatara ndangacyerekezo. B. Itegereze neza niba icyapa kikwemerera guhindura icyerekezo. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo warikiye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ni ugutanga ikimenyetso cy'ukuboko no gukoresha amatara ndangacyerekezo. Ntiwahindura icyerekezo udacanye ibinyoteri. Ukanitegereza neza niba icyapa kikwemerera guhindura icyerekezo, kubera ko ahantu hose ntabwo biba byemewe kuhahindurira icyerekezo. Uba ugomba kubanza ukareba rero niba hari ibyapa bikwemerera kuba wahindura icyerekezo. Niyo mpamvu duhisemo C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko nicyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka. Mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka ngufatire kode aho waba hose mu gihugu, yaba iyo ku ruhushya rwa burundu cyangwa ku ruhushya rw'agateganyo. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online. Wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tukwigisha ujye mu kizamini ukore rimwe uhite utsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A. Inzira y'abanyeshuri. B. Abanyamaguru ntibemerewe. C. Agace k'abanyamaguru nta kinyabiziga. D. Hegereye aho abanyamaguru bambukira. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni D. Hegereye aho abanyamaguru bambukira. Kino cyapa nukibona uzagera imbere uhita wabona zebra cross. Ubu ugiye kugera hari abanyamaguru bambukira, ari byo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni zebra cross. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Ukibuka ko ibyapa biburira ubibona mbere y'uko ugera aho hantu. Akenshi bishyirwa hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ibimenyetso by'agateganyo bigizwe n'imitemeri y'ibara risa n'icunga rihishije bishobora gusimbura ibi bikurikira. Biba bishobora gusimbura iki? A. Imirongo yera irombereje idacagaguye gusa. B. Imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. C. Imirongo icagaguye n'idacagaguye ibangikanye. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B. Imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. Biriya bimenyetso by'imitemeri mukunda kubibona nk'iyo hari gukorwa nk'umuhanda. Iriya mirongo yarasibamye kugira ngo muze kumenya ibyerekezo muri buze kugenderamo, mumenye igice cy'umuhanda muri buze kugenderamo. Ukabona bashyizeho iriya mitemeri. Iriya mitemeri rero ibishobora gusimbura imirongo irombereje idacagaguye n'icagaguye. Ndakeka ko uramutamo B. Ndizera ko uramuskandika ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko nicyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo iyo bitagishoboka kubona muri metero 200 imodoka zikuruwe n'inyamaswa, ingorofani, inyamaswa zitwaye imizigo cyangwa zigenderwamo kimwe n'amatungo bigomba kurangwana. Bitagishoboka kubona neza muri metero 200 zino nyamaswa ziba zishobora kugaragazwa ku buhe buryo? A. Imbere ni itara ryera. B. Imbere ni itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rihishije. C. Inyuma ni itara rimwe ritukura. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo.
ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Nuvuga ngo izo nyamaswa zigaragazwa n'imbere ni itara ryera, imbere itara ry'umuhondo, imbere itara risa n'icunga rishije, naho inyuma bashyiraho itara rimwe ritukura. Ndizera ko waramutamo D, ndizera ko waramutse cyandika ku gapapuro. Utari wayihisemo ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, kugira ngo nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho ukore rimwe uhite utsinda. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ibinyamitende 3 bifite moteri bigomba kugira amatara akurikira. Biba bigomba kugira ayahe matara? A, amatara abiri ndangambere n'amatara abiri ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze. B, utugarurarumuri tubiri. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ikinyabiziga kiba kigomba kugira amatara abiri ndangambere n'amatara abiri ndanganyuma yerekana ko icyo kinyabiziga gihagaze, ndetse kiba kigomba kugira n'utugarurarumuri tubiri. Niyo mpamvu duhisemo C. Wari wahisemo A iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri, kubera ko mu kibazo cyacu baduhayemo ibisubizo bya nyabyo bibiri. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa aha hakurikira. Ibyapa bibuza biba bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. N'ibitegeka biba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Bikurikizwa gusa aha hakurikira. Hehe? A, mu masangano. B, mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho. C, ibyo byapa bishyirwaho hakurikijwe intera ibitandukanya. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. B, mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho, na C, ibyo byapa bishyirwaho hakurikijwe intera ibitandukanya, bikaba ari byo bisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D. Hano weho urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano cy'ukuri nta kindi ni B. Ni mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho. Bishatse kuvuga iki? Ukimara guhita ku cyapa kibuza cyangwa gitegeka, nibwo utangira gukurikiza ibyo kiri kukubuza cyangwa se ibyo kiri kugutegeka. Uri kukibona imbere yawe uza utari kugikurikiza, ariko wamara kugihitaho guturuka aho gishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho ugakurikiza ibyo cyakubujije cyangwa se ibyo cyagutegetse. Niyo mpamvu duhisemo B, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara, ni pa icishijemo umurongo utukura ubereretse. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, birabujwe ku binyabiziga bitwara abakozi ba leta. B, birabujwe kuhagarara umwanya munini. C, birabujwe ku binyabiziga by'abikorera ku giti cyabo. D, parikingi. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano cy'ukuri nta kindi ni B. Birabujwe kuhagarara umwanya munini. Kino cyapa iyo ukibonye aho hantu bujijwe kwaparika ikinyabiziga cyawe umwanya munini. Mukunda kubona ahantu kino cyapa kiri munsi yaho haparitse nk'abamotari cyangwa imodoka, ariko mama ugomba kuhaparika umwanya muto gusa. Ntabwo wemerewe kuhaparika ikinyabiziga cyawe umwanya munini. Ni kwa kundi wenda niba ari imodoka uba ugiye gufata umuntu agiye guhita yinjiramo, ugiye kwa musanga ahita umufata agahita yinjira mu kinyabiziga, cyangwa se hari akantu bakuzaniye ugiye kuhaparika nk'iminota 2 bagahita bakakuzanira ugahita ukomeza urugendo rwawe. Niyo mpamvu duhisemo B, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro.
Ikibazo cya 17 kikabaza ngo kunyuranaho bibujijwe gusa igihe. Bibujijwe ryari? Ajye mu muhanda hagati hashushanyijwemo umurongo w'umweru ucagaguye. B. Umuhanda ushushanyijwemo umurongo wera udacagaguye. C. Ikinyabiziga gitwaye ku musozi unyerera. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B. Umuhanda ushushanyijwemo umurongo wera udacagaguye. Uriya murongo iyo urombereje hagati mu muhanda, waba ucagaguye waba udacagaguye uba ubujijwe kuwurenga. Ariko iyo ucagaguye uba wawurenga bibaye ngombwa. Uba ubujijwe kuwurenga kubera ko ari kubwira ngo ugomba kugendera iburyo, ibumoso hagendera ibinyabiziga biri kuza bigusanga. Ariko iyo ucagaguye ubujijwe kuwurenga ariko ukaba wawurenga bibaye ngombwa. Bibaye ngombwa ryari? Mu gihe ushaka kunyuranaho, mu gihe ushaka gukatira ibumoso cyangwa ugiye guhindura icyerekezo. Ariko iyo udacagaguye nta na rimwe uba wemerewe kuwunyuraho ngo urenge. Rero kunyuranaho uriya murongo udacagaguye biba bibujijwe. Niyo mpamvu duhisemo B, niyo mpamvu tunetse ku papuro. Turi wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo mu gihe utwaye ikinyabiziga nijoro ucanye amatara maremare ugahura n'ikindi kinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo, uba ugomba kwitwara ute? A. Gukomeza ibumoso. B. Kuzimya ucana amatara maremare n'amagufi. C. Kuzimya amatara maremare kugeza ikindi kinyabiziga gitambutse. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni C. Kuzimya amatara maremare kugeza ikindi kinyabiziga gitambutse. Ugomba guhita uzimya amatara maremare kugeza ikindi kinyabiziga gitambutse. Iyo ugiye kubisikana n'ibindi binyabiziga ugomba guhita uzimya amatara maremare kugira ngo urumuri rw'ikinyabiziga cyawe rudahuma amaso umuyobozi w'ikinyabiziga uri kuza gusanga, bigatuma atareba imbere neza, bikaba byamuteza ibyago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu ugomba kuzimya amatara maremare kugeza ikindi kinyabiziga gitambutse ukabona kongera kuyatsa. Ndakeka ko waramusamo rero se, ndizera ko waramusyandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki ahuye n'ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo gicanye amatara y'umuhondo aburira? Uba ugomba gukora iki? Uba ugomba kwitwara ute? A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. B. Ikinyabiziga cy'ubutabazi. C. Yagize ibyago. D. Umuvuduko urenze. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no mu gutambukana ubwitonzi. Ubundi kugira ngo wirinde icyago uba ugomba guhita ugabanya umuvuduko ugatambukana ubwitonzi kugira ngo udateza ibyago abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa. Ndakeka ko waramusamo A. Ndizera ko waramusyandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya. Murabizi ibibazo biragaruka. Nugerwa mu kizamini urakora mu kanya urabona ibibazo byose warabibonyeho, ukore rimwe uhita utsinda. Ugomba gukanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni cyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ugira uhita ukibonera ku gihe. Kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri kunda kuza mu kizame, ndetse n'amasomo ngenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajwe mwa kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora ageze hafi y'inzira ifunganye igihe ahuye n'ikindi kinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo? Aba agomba kwitwara ute? Aba agomba gukora iki? A. Agomba kuguma mu mwanya yarimo agategereza gutambuka kw'ikindi kinyabiziga. B. Kugabanya umuvuduko no gusiga umwanya uhagije hagati y'ibinyabiziga byombi.
C gutegereza ko undi muyobozi w'ikinyabiziga ava mu muhanda, D gutwarira ikinyabiziga mu muhanda hagati kugira ngo abandi bayobozi bahagarare. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro, nizo cy'ukuri nta kindi ni B. Kugabanya umuvuduko no gusiga umwanya uhagije hagati y'ibinyabiziga byombi kugira ngo wirinde icyago, ugabanya umuvuduko nk'uko nari nabibabwiye haruguru, no gusiga umwanya uhagije kugira ngo mutaza kugongana. Ndizera ko ramusamo B, ndizera ko ramusyandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'ikimuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ndizera ko kino kizamini dukosoye hari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda mbakiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, utubwire ubwoko bwa kode ukeneye, ese niyo ku ruhushya rwa burundu cyangwa niyo ku ruhushya rw'agateganyo, tugufatire kode aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakorera rimwe ugahita utsinda. Ukeneye kwiga mudasobwa yo kugufasha gutegura ikizamini neza cyangwa se mudasobwa yo kugufasha mu kazi kawe ka buri munsi, turayikwigisha. Twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 08993351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa.